Shalom nshuti zanjye bene data, migisha witeka ikomezwa kuri mwe mwese ndetse n'abanyu bose aho baherereye hirya no hino mu mpande z'isi. Ikaze muri aka kanya keza tujya kwigana ijambo ry'Imana. Umuntu wese akora kugira ngo abeho, kandi iyo turwaye dukora ibishoboka byose birimo gushaka amavuriro akomeye, abaganga b'inzobere. Ubufasha bwose turabushaka kugira ngo tugumane amagara mazima. Nyamara hari igihe kandi si kera tutazabona uwo twirukira ngo dufashe, nta n'uzatwumva. Ubufasha bwose tuzabwimwa. Waba utekereza ko impamvu izabitera ari iyihe? Dore ikintu kibabaje twibagiwe kandi twirengagiza: gushaka umuganga mukuru uvura indwara z'imibiri n'imitima n'izananiye abaganga bo mu isi. Umuganga ukiza indwara y'icyaha aricyo kirembeje abaturage b'isi, kandi amaherezo akaba kurimbuka. Yesu gusa, ntama y'Imana, niwe ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Bigishoboka ko abonwa, nimutyo tumusange, aratweza. Ibyaha byacu byose birahinduka umweru bise nka shelegi. Muri Yesaya igice cya 18 hose umwe amagambo. Reka dutangire icyigisho cyacu dusoma amagambo aboneka muri Luka igice cya 21:12 havuga ngo: ariko ibyo byose bitaraza, bazabafata babarenganye, babajyane mu masinagogi no mu mazu y'imbohe, babashyire abami n'abategeka, babahora izina ryanjye. Tujya kuganira ku magambo avuga ngo akumba gato gafunganye, ikigeragezo cyo kwizera kwacu. Umwanzi ari kumwe mu bene data, tube maso. Uwiteka yamishuriye ikigeragezo gikomeye kirindiriye ubwoko bwe, aho biteguye akumba gato gafunganye k'umwijima ahantu h'ibanga. Ukagezemo ntiyongera kubaho. Ako kumba nakagejejwemo nkamaramo akanya gato cyane, mbega gusatirwa n'urupfu kandi utiteguye. Ukajya urwana no kugira ngo umwuka udahera, ariko kandi ntacyo wakora, ugapfa wumva. Nta kintu nigeze mbona giteye ubwoba nk'icyo. Hafi yawe hari abashinyaguzi bakubwira ko kugasohokamo ari amahitamo yawe, kandi no kukagumamo nabwo ari amahitamo yawe. Mbese muri icyo gihe ntiwatanga ibyo utunze byose ariko ukaramira ubuzima bwawe, cyangwa ugakora ibishoboka byose kugira ngo ubeho? Ikarimo hishurirwa ko benshi bazihakana Umukiza kubwo gutinya gupfa urupfu rw'agashinyaguro. Mariko igice cya 14:27 baravuga ngo: maze Yesu arababwira ati, intumwa ze, mwese muri bugushwe. Ku murongo wa 29 Petero aramubwira ati, naho bari buhemuke, jye sindi buhemuke. Ariko nk'uko Yesu yabivuze, igihe kigeze Petero yaramwihakanye. Nshuti yanjye mwene data, ibuka uburyo intumwa zahanye Yesu ku isaha y'ikigeragezo. Uwiteka aduha umutima uciye bugufi, wemera kugirwa inama kandi ukita ku miburo. Ako kumba kagenewe kugeragerezamo abana b'Imana kugira ngo bihakane umuremyi wabo. Aka kumba kandi umukristo wese azakanyuzwamo, ariko tuzirikane ko Uwiteka atazadukundira kugeragezwa ibyo tutabasha kwihanganira. Aka kumba sinagatinzemo, namajijwemo igihe nashoboraga kwihanganira. Kubera ukuntu narwanye no kutabura umwuka, nasanze ntari niteguye gupfa. Ariko nkikavamo mbona ko mpawe iminsi y'inyongezo ngo ngire imyiteguro ihagije, kandi mbwire n'ubwoko bw'Uwiteka kwitegura. Iminsi Uwiteka twongereye, twiga kumwizera byuzuye, kuko kwizera ariko tuzabashisha kuzimisha imyambi ya wa mubi yaka umuriro. Ibyanditswe byera bikomeza bitwereka ko Uwiteka yagiye yemera ko abana be bageragezwa, ariko ntabwo yigeze abahana. Kandi na Yesu yarageragejwe, arashinyagurirwa, ndetse apfa urupfu rubi rwo ku musaraba, ariko yarazutse yicaye iburyo bw'Imana Data wa twese. None rero, niba batarababariye Yesu n'intumwa ze, mbese aho twebwe bazatubabarira? Mbese tuvuga iby'akarengane Roma Nkirisitu yakorewe Abaporotesitanti, bagatwikwa, bakagaburirwa inyamaswa z'inkazi, bazira kwizera kwabo? Ariko abo bose bapfuye bagihamya ko Yesu ari umwami n'umukiza wabo. N'ubundi rero ibihe bishishana biratwegereye, kandi hari naho byamaze gutangira. Mbese aho waba witeguye kurenganywa uzira kwizera kwawe? Witeguye kwemera kubabazwa kubw'urukundo ukunda umwami Yesu?
Petero wa mbere igice cya mbere ku murongo wa 7, reka tuhasome. Kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko kurusha izahabu igiciro cyinshi, kandi izahabu nubwo ishira igeragereshwa umuriro, kandi kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko ari uk'ukuri, amaherezo kuzabahesha ishimwe n'ubwiza n'icyubahiro ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Amen. Kugira ngo kwizera kwacu kugaragare, kugomba kubanza kugeragezwa. Mu gihe cy'ibigeragezo dukeneye guterana umwete no gukomezanya. Ibigeragezo bya Satani birakomeye kuruta uko byigeze kubaho, kuko azi ko igihe cyari kigufi kandi ko ibya buri muntu wese bigiye kugerwaho ari ubugingo cyangwa urupfu. Iki ntabwo si igihe cyo gutembanwa no gucibwa intege n'ibigeragezo. Tugomba gutsinda imibabaro yacu yose tukiringira byuzuye Imana ishobora byose ya Yakobo. Uwiteka yanyeretse ko ubuntu bwe buhagije mu bigeragezo, nubwo byaba bikomeye kuruta uko byigeze kuba. Iyo tugaragaje ko twiringiye Imana byuzuye, kubw'ubuntu bwayo turanesha. Nitunesha ibigeragezo tugatsinda ibishuko bya Satani, nibwo tuzaba twihanganiye ikigeragezo cyo kwizera kwacu cy'igiciro cyinshi kuruta izahabu. Tuzaba abanyambaraga cyane kandi tuzategurirwa cyane guhangana n'ibizakurikiraho. Ariko nitugwa mu bishuko bya Satani tuzacika intege, nta mugisha tuzabonera mu kigeragezo, kandi ntituzaba twiteguye no kunesha ibizakurikiraho. Tuzakomeza kugenda tuba abanyantege nke kugeza ubwo tuzaba imbohe z'ubushake bwa Satani. Dukwiriye kwambara intwaro zose z'Imana buri mwanya, tukaba twiteguye kurwana n'imbaraga z'umwijima. Igihe cy'ibigeragezo n'ibishuko bitwibasiye, dusanga Imana, tuyisaba ubufasha. Ntizadusezerera amaramasa, ahubwo izaduha ubuntu n'imbaraga yo kunesha umwanzi. Imana yanyeretse ko yanyweshaga ubwoko bwayo ku gikombe gisharira kugira ngo ibeze. Ni ikinyobwa kitanejeje, ariko kizarushaho gusharira nitwivovota. Bityo rero tuzanywa ikindi niba icya mbere kitaragize umumaro ushakwa ku mutima. Icya kabiri nikinanirwa, bizaba ngombwa kunywa ikindi kugeza ubwo kizagira umumaro wifuzwa. Ibitari ibyo tuzakomeza kwandura. Nabonye ko icyo gikombe gisharira cyagombaga kuryoshwa no kwihangana no gusenga, kandi ko bizagira umumaro ku mutima w'abacyakiriye batyo. Nibwo Imana izubahirizwa kandi igahimbazwa. Si ikintu cyoroshye kuba umukristo, kuba umuntu w'Imana no kwemerwa nayo. Uwiteka yanyeretse ko bamwe mu bizera ukuri kw'iki gihe, ariko imibereho yabo ntihuze n'ibyo bavuga ko bizera. Urugero rwo kwizera kwabo ruri hasi cyane, bari kure yo kwera kwa Bibiliya. Bamwe birunduriye mu biganiro by'amanjwe kandi bidakwiriye, abandi batwawe n'ubwibone. Ntitwashakashaka ibyo kwinezeza, ntitwabaho kandi ntitwagenza nk'ab'isi, ntitwakunda kubana n'ab'isi no gukunda ibinezeza by'isi, maze ngo tuzabane na Kristo mu bwami bwe. Hano mu isi tugomba gusangira ku mibabaro y'Umukiza niba dushaka kugabana ku bwiza bwe mu ijuru. Nidushaka inyungu zacu bwite n'uburyo bwiza bwo kwinezeza, aho gushaka kunezeza Imana no guteza imbere umurimo wayo w'igiciro cyinshi wagwabijwe, tuzaba dusuzuguje Uwiteka n'umurimo we uwo tuvuga ko dukunda. Hasigaye igihe gito cyo gukora duteza imbere ubwami bw'Imana. Nta kintu cy'igiciro cyinshi cyane cyatangwa ku bw'agakiza k'umukumbi wa Yesu watatanye kandi wakomeretse. Abagirana amasezerano n'Imana kubwo kwitanga muri iki gihe, bidatinze bazateranirizwa mu gihugu cyo mu ijuru kugira ngo basangire ingororano nyinshi no kuzahabwa ubwami bw'iteka ryose. Mureke twiyegurire Uwiteka, twerekanishi imibereho ifite gahunda n'ingeso zikiranuka ko twabanye na Yesu, ko turi abigishwa b'abagwa neza kandi boroheje. Dukwiriye gukora hakiri ku manywa, kuko igihe ijoro ry'akaga n'umubabaro rizaba risohoye, tuzaba twarakerewe.
Yesu ari mu rusengero rwe rwera, yemera ibitambo byacu n'amasengesho yacu no kwihana kwacu. Ashaka kubabarira ibyaha byose byacu kugira ngo abihanagure atarava mu buturo bwe bwera. Nibwo abera bazakomeza kuba abera, kuko ibyaha byabo byose bizaba byarahanaguwe, barashyizweho ikimenyetso cy'Imana ihoraho. Ariko abakiranirwa bazakomeza kuba abakiranirwa, kuko nta mutambyi uzaba ari mu buturo bwera kugira ngo amurike ibitambo byabo. Kwihana kwabo n'amasengesho yabo imbere y'intebe ya Data wa twese nicyo gituma ikigomba gukorwa kugira ngo abantu bakire umujinya w'Imana kigomba gukorwa mbere y'uko Yesu ava ahera cyane h'ubuturo bwera bwo mu ijuru. Uwiteka twongerere kwizera, kandi igihe aduhaye twe kudamarara ngo twibagirwe, twishimire ibinezeza by'isi bizashirana nayo, maze tukazarimbuka. Gira igihe cy'imyiteguro ihagije, kandi ntiwitegure wowe gusa, utegure ab'urugo rwawe, utegure inshuti zawe, utegure n'abandi bose, kuko Umwami Yesu ari hafi kugaruka. Yaje bwa mbere avukira mu isi nk'uruhinja, yabayeho imibereho iteye agahinda, ariko agiye kugaruka ari umwami, aje gutwara abamwemeye. Haranira, nanjye mparanire ko tuzamusanganira. Imibabaro, imiruho n'imihati y'isi, ibigeragezo, ibi byose yatubwiye ko tuzahura nabyo, ariko yatubwiye ko tutazaba turi twenyine, azaba ari kumwe natwe ibihe byose. Ibiturindiriye ni byinshi, ibishaka kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ni byinshi, ariko muri byose tuzirikane ku Mwami wacu Yesu. Ibyo byose yabinyuzemo kandi yihanganye, natwe twihangane kugira ngo tuzaraganwe nawe ubwami bwe bwera. Ndabakunda, imigisha y'Uwiteka ikomeze kuba kuri mwe mwese ndetse n'abanyu bose, kugeza twongeye guhura. Maranatha.